Banyarwandakazi mwicare hamwe twumve itangazo rya NESA n'itangazo rya Minisitiri w'Uburezi, ariko tugiye kubanza tugaruke ku bigo byatsindishije abanyeshuri cyangwa mu turere twatsindishije abanyeshuri ku kigero cyiza cyane. Akarere ka Kayonza katsindishije ku kigero cya 96.9%, akarere ka Kirehe katsindishije kuri 95.6%, Rulindo ikaba yatsindishije ku kigero cya 94.9%, Ngoma bakaba batsindishije ku kigero cya 93.8%, mu gihe Nyamasheke yatsindishije ku kigero cya 93.6%. ni ukuvuga ngo utu turere nitwo turere twa mbere twaje mu bigo byatsindishije abanyeshuri neza ku kigero cyiza cyane. Nimba ari bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ureba amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Njye mugiye kubana mwana makuru nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Turaza kugaruka ku turere twabaye utwanyuma, cyangwa turaza kugaruka ku turere tutigeze dutsindisha abanyeshuri habe na bakeya. Bivuze ngo ngarutse kubabwira yuko ngiye kubahereza yariki uburyo ki mushobora kureba amanota yanyu mwagize. Bivuze ngo nanone dufite irindi tangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rireba abarezi, abarimu ndetse n'ababyeyi b'abanyeshuri. Bisobanuye ko rero iri tangazo mwese namwe nk'abanyarwanda rirabareba. Bivuze ngo abanyeshuri bazatangira kugenda ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Imodoka bakazazifatira kuri Pele Stadium, ndavuga abazajya mu ntara zitandukanye. Cyane cyane abantu mwahawe buruse za leta murasabwa kwihutira kugenda mbere kugira ngo mumenye ibigo muzigaho amashuri n'aya. Bivuze ngo tayari nababwiye yuko umuntu utarahinduye segisiyo cyangwa atarahinduje ikigo guhera ku itariki 5 ntago uzahinduza ikigo ngo bikunde. Bivuze ngo nanone ku bana bakoze ibizamini bya leta amanota yawe akaba yasohotse, bivuze ngo aya manota uba utayishimiye, hakaba hari amasomo cyangwa ubona yuko bakwibye amanota, wemerewe kujya kurekarama amanota yawe bakayagusubiza mu maguru akiri mashya. Aho haherutse kumvikanwa umusoro uherutse kwiyahura kubera yuko yatsinzwe. Niyo mpamvu bahise bashyiraho iyi system ivuga yuko nuzajya utishimiye amanota yawe ukumva yuko hari isomo bakunyanganyije cyangwa waba warakoze neza bakaba baraguhayemo amanota makeya, ufite gahunda yo kugenda ukarekarama bakaguhereza amanota yawe. Nimba ufite gahunda yo kubona buruse ya leta ukaba wayibuze, ndetse buruse ya leta ukaba wayibona, bivuze ngo kwiyahura ntago ari wo muti w'ikibazo. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera. Reka dutangirire ku turere twatsindishije abanyeshuri ku kigero cyiza cyane. Kayonza yatsindishije ku kigero cya 96.9%, Kirehe ikaba yaratsindishije ku kigero cya 95.5%, Rulindo ikaba yaratsindishije ku kigero cya 94.9%, Ngoma ikaba yaratsindishije ku kigero cya 93.8%, Nyamasheke ikaba yaratsindishije ku kigero cya 93.6%. Uvuze ngo utu turere nitwo twatsindishije abanyeshuri benshi ku kigero cyiza cyane. Uvuze ngo ndaje mbabwire n'uturere twabaye utwanyuma mu gutsindisha abanyeshuri, ariko utu turere mbabwiye turarutanwa. No kuvuga ngo Kayonza yatsindishije ku kigero cya 96.9%, bivuze ngo ku ijana. Bivuze ngo yabuze kangahe? Yabuze hafi, yabuze 30, yabuze 30 n'igice kimwe kugira ngo igire 100%. Bivuze ngo Rulindo itsindisha ku kigero cya 9.5%. Bivuze ngo hano birarutanwaho rimwe n'ibice bibiri. Bivuze ngo habuzeho 4.4 kugira ngo buzuze 100%. Bivuze ngo noneho akarere kabaye nanone akanyuma mwazino ntara twababwiye ni Nyamasheke. Niyo yatsindishije ku kigero cya 93.6%, ariko bavuga yuko utundi two turere twabashije gutsindisha abanyeshuri ku kigero cyiza cyane.